Iyo umuntu avuze RDF aba avuze Rwanda Defense Force, kikaba igisirikare cy'u Rwanda. Si izina gusa ry'amagambo, ahubwo n'urwego rwubatse ku mateka akomeye y'igihugu ku ntego zo kubungabunga ubusugire bw'u Rwanda no kurinda abaturage. RDF ifatwa nk'urwego rw'umutekano rufite inshingano ziremereye cyane, harimo nko kurinda imbibi, guhangana n'iterabwoba, gutabara abaturage mu bihe by'ibiza no kugira uruhare mu bikorwa by'amahoro ku rwego mpuzamahanga. RDF ntabwo ari itsinda ry'abantu bafite imbunda gusa, ni sisiteme igizwe n'amashami menshi, buri rimwe rigiye rifite inshingano yaryo yihariye. Iyo sisiteme ikorera hamwe nk'umubiri umwe, aho umutwe umwe urinda, undi ugahugura, undi ugategura ibikoresho, undi ugacunga itumanaho, undi ugakurikirana disipurine, undi ugashyira mu ibikorwa byihariye. Iyo iyo mitwe yose ihujwe nibwo igisirikare kiba igisirikare cyuzuye. Kugira ngo umuntu yumve RDF ntabwo asabwa kumenya intwaro zayo zose, ahubwo asabwa kumenya ibintu bike cyane, harimo nk'uko igenda n'aho imbaraga zayo zishingiye. Mu mashami ya RDF, ingabo zo ku butaka nizo zifatwa nk'izibanda mu kurinda igihugu ku buryo bugaragara. Iyo havuzwe kurinda imbibi, kurinda abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu, gucunga umutekano mu bihe bikomeye no gukora ibikorwa bya gisirikare bisanzwe, ahanini ibyo bikorwa n'ingabo zo ku butaka. Ingabo zo ku butaka ziba zigizwe n'amatsinda manini agiye atandukanye, ashobora kuba ari amaburigade, diviziyo cyangwa imitwe yihariye. Buri rwego rugira ubuyobozi bwarwo, rugahabwa inshingano n'akarere cyangwa ibikorwa birushinzwe. Iyo igihugu gihuye n'umutekano, akenshi aba arizo ngabo zihaguruka zigafata iya mbere muri ibyo bikorwa. Icyo abantu benshi badatekereza ni ukuntu izi ngabo zitandukanye n'uko abantu bashobora kubibona muri filime, aho bazi ko igisirikare ari uguhora urwana gusa. Burya igisirikare si uguhora kirwana gusa. Akenshi ibikorwa byazo bibamo imyitozo ikomeye bahora bakora, no gukora igenzura rihoraho ry'uko igihugu gihagaze mu mutekano. Ingabo zo ku butaka nizo ziba zifite abasirikare benshi kurusha ayandi mashami, kuko arizo zikenera abantu benshi mu gucunga ibikorwa byinshi byo mu gihugu no ku mipaka yacyo. Hari igihe igihugu gishobora kuba gifite ingabo nyinshi zo ku butaka, ariko kigacika intege kubera kubura ubushobozi bwo kugenzura ikirere. Niyo mpamvu ishami ry'ingabo zo mu kirere rifatwa nk'ingenzi mu gisirikare cya RDF. Ingabo zo mu kirere zifasha igihugu mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko gutwara abantu n'ibikoresho byihuse, gukurikirana umutekano w'igihugu mu buryo buhanitse, gutabara aho bakeneye ubufasha bwihuse, ndetse no kugira uruhare mu bikorwa mpuzamahanga, aho indege zifashishwa mu gutwara ingabo cyangwa izindi nkunga zitandukanye. Mu bihugu byinshi haba hari umutwe wihariye ushinzwe kurinda ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Mu gisirikare cy'u Rwanda hari umutwe uzwi nka Republican Guard, ufatwa nk'umutwe ufite inshingano ziremereye kandi zikomeye kurusha iyindi mitwe yose isigaye. Uyu mutwe ushinzwe kurinda umutekano w'abafite inshingano zo hejuru mu gihugu, ndetse n'ibikorwa bikomeye by'igihugu bisaba umutekano wihariye. Aha niho haza kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi, ibikorwa bya leta bikomeye, no kurinda ubuyobozi mu gihe cy'ibikorwa bidasanzwe. Umutwe nk'uyu uba ugomba kuba ufite disipurine idasanzwe, imyitozo idasanzwe, n'ubushobozi bwo kumenya no kugenzura ibintu mu buryo bwihuse. Abawugize baba bagomba kuba bafite imyitwarire idasanzwe, kuko baba bari ahantu hose igihugu kiba kiri kwerekana isura yacyo. Ni umutwe ugaragara cyane mu mihango y'igihugu, ariko akazi kawo kakaba katagaragara cyane ko gakorwa mu buryo bwihariye. Iyo umuntu avuze igisirikare, akenshi atekereza ku rugamba, ariko igisirikare kitagira disipurine, kitagira amategeko agikurikirana, kiba gishobora gusenyuka cyangwa kikaba kitagira disipurine. Military Police ni umwe mu mitwe ishinzwe gukurikirana imyitwarire y'abasirikare no kurinda ko habaho ibinyuranyije n'amategeko mu ngabo. Bafasha mu iperereza ry'ibibazo, gucunga umutekano mu bigo bya gisirikare no gucunga gahunda zose z'umutekano w'imbere mu gihugu. Aba basirikare baba bagomba kumenya amategeko, kumenya gucunga abantu no kumenya uko igisirikare gikora. Akazi kabo si uguhana gusa, ahubwo ni ugufasha ingabo mu gukomeza kuba mu murongo no ku rwego rwizewe. Mu buryo bwimbitse, Military Police ni nk'umugongo w'ubuyobozi bw'imbere. Iyo bakora neza, ingabo nazo zikora neza. Muri RDF hari ikindi gice cyitwa Engineer Brigade cyangwa se Engineer Command, ni abubaka inzira abasirikare basanzwe banyuramo. Hari abantu batekereza ko igisirikare kiri ku rwego rwo kurwana gusa, ariko mu by'ukuri igisirikare cyubaka byinshi. Mu gisirikare cy'u Rwanda hari umutwe w'abasirikare b'inzobere mu bwubatsi no mu buhanga.
uzwi nka Engineer Command cyangwa se Engineer Brigade. Aba ni abasirikare bashobora kubaka ibirindiro mu gukora imihanda yihuse mu gihe cy'intambara cyangwa se mu bikorwa byihariye, harimo nko gusana ibikorwa remezo byangiritse no gukora ibikorwa byo gutabara mu bihe by'ibiza. Nibo bashobora gufasha abantu mu gukura abandi bantu mu bisigazwa by'inzu zasenyutse cyangwa kubaka ikiraro cyihuse mu gihe umugezi wacitse. Engineer Command kandi ikora ibikorwa byo gusenya ibikoresho bibi bishobora kuba byasigaye mu butaka nk'ibisasu bitaturitse. Ibi ni akazi katoroshye kandi gafite ibyago byinshi, ariko gafite agaciro gakomeye ku buzima bw'abaturage. Mu gihugu gito nk'u Rwanda gifite imisozi n'imigezi myinshi, ibikorwa by'ubwubatsi bwa gisirikare ni ingenzi kuko bishobora gutanga umutekano n'ubutabazi mu buryo bwihuse. Ikindi kandi wamenya ni uko igisirikare gikomeye kidashingira cyane ku ntwaro gusa, ahubwo gishingira no ku bahugurwa abasirikare bahabwa. Niyo mpamvu igisirikare cy'u Rwanda RDF gifite amashuri n'ibigo by'amahugurwa bikomeye, birimo amahugurwa y'abasirikare bashya, abahugurwa b'abofisiye n'ahabera amasomo y'ubuyobozi. Aha rero niho haziramo ibigo bikomeye nka Rwanda Military Academy, ikigo giherereye Gakwa, aho batozwa kuba abayobozi b'ejo hazaza, bagahabwa amasomo ajyanye n'imyitwarire, amategeko ya gisirikare, ubumenyi bwo kuyobora n'imyitozo y'umubiri. Hari n'ibigo byihariye byigisha uburyo bwo kuyobora ibikorwa bikomeye, gutegura ingamba z'umutekano n'imikoranire n'ibindi bihugu. Ubumenyi bw'abayobozi nibwo butuma ingabo ziba igisirikare cy'umwuga kitari icy'akajagari. Iyo urebye neza, ishuri rya gisirikare ni uruganda rurema igihugu, kuko umuntu wahahuguriwe neza aba azakora akazi ke neza, akubahiriza amategeko kandi akamenya guha agaciro ubuzima bw'abaturage arinda. Iyo urebye rero igisirikare cy'u Rwanda RDF, ubona ko atari igisirikare gusa, ahubwo n'inyubako ifite inkingi nyinshi, harimo ingabo zo ku butaka, izo mu kirere, izishinzwe ibikorwa by'umutekano w'abayobozi, izishinzwe disipurine, iz'ubwubatsi, ibikoresho by'itumanaho n'ibigo by'amahugurwa. Buri rwego rero rugira umwanya warwo, nta na rumwe ruvuga ko arirwo rukomeye kurusha izindi, kuko igisirikare gikora neza iyo buri gice gikora akazi kacyo neza. Icyo bivuze ni uko imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda RDF zishingiye kuri ibyo bintu byose twavuze, uko bigenda bikurikirana bigashyira imbere igihugu n'umutekano w'abaturage. RDF ni igisirikare kibatse ku mahame yo kuba kinyamwuga, gukorera igihugu no guharanira ko u Rwanda rubaho rutekanye. Kandi nubwo byinshi mu bikorwa byayo bitavugwa ku mugaragaro, ibigaragara ni uko igisirikare cy'igihugu ari urufunguzo rufasha u Rwanda gukomeza kubaho mu ituze n'umutekano. Iki ni igice cya mbere kigaruka mu bice bitanu bigaruka ku ngabo z'u Rwanda, tureba ku mikorere, imiterere, inzego zayo n'ibikorwa bigiye bitandukanye RDF ikora, ndetse abantu benshi batajya basobanukirwa. Kugira ngo uzumve n'ibindi bice bikurikira, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze urebana ndetse subscribe, ukandeho tujye dukomeza kubana amakuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Rwanda Factline TV, Nkaba Theogene.